Mwite P Diddy, abenshi bamwita Puff Daddy, ni umugabo wagiye gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Ariko muri uko gukora ibikorwa by'indashyikirwa, akenshi na kenshi akaba yaragiye afitemo ukuboko kwa Sekibi ari we Shitani. Ndetse nk'uko tubizi, Shitani nta cyiza ahemba, nk'ibisanzwe abambari be birangira abataye muri rwa rwobo. Uyu mugabo nkubwira ubu ngubu ari mu ibohero, kandi abatangabuhamya bagenda batanga ubuhamya ku byo yabakoreye umunsi ku munsi barateganya ko bashobora kurengana 200. Uyu mugabo ngo ni Puff Daddy cyangwa se Daddy nk'uko abandi bose bamwita, arareganwa na bizinesi ze. Bizinesi ze se wavuga nti bizinesi zakoze iki? Bizinesi ze yazikoreragamo ibyaha bikomeye cyane, acuruza abana b'abakobwa, acuruza n'abana b'abahungu bakiri batoya, azana abantu bagiye batandukanye batinga abahungu n'abandi bagiye batandukanye bakora ibyaha ku bakobwa. Ubu ngubu nibwo akanama kari kicaye kanononsora gasubiramo mu batangabuhamya baje barenga 150 bose, gasubiramo kagenda kanononsora ibyaha agiye akora kimwe ku kindi. Hazamo n'uwari umwana muto ufite imyaka 9. Uyu mwana mutoya aravuga yuko yahohotewe n'uyu mugabo ngo amutamike igitsina cye. Mu gihe ababyeyi bamaze kumenya iryo hohoterwa riri gukorerwa umwana wabo, uyu Puff Daddy yabaye amafaranga menshi nk'ayo twakita inzibyo, bararuca bararumira. Ubu rero nibwo bazamutse gutanga ubuhamya.